niyo byasaba kubyumva ko iyi misozi yose ubona yahinduka ubutayu. Bro uri hano? Ariko ari ikintu utazi uzi ko iyi foto uri kunyereka n'umukobwa uri kunyereka ari sheri wanjye ma. Kitabona niki? Sona ko nambara rinete basanga nabona neza. Mana yanjye koko wambabarukana ba. Kanjye kumureba muzi mpamvu atamfata kuri telefone. Ntabwo nkira. Wari wambwiye ko byagenze neza. Yego muri department ya yego. Ndi department rero nashakaga ni ya management na administration. Yego hanyuma ikindi ni indi department ndakeka ari ya research and development. Ariko ndakeka hari umuntu ugiye kuza kubiyobora murumuna wa mama nyine wiga mu Bufaransa nawe yagarutse ndakeka ibintu bigiye kunyorohera ubwo ndakeka izo department zombi arazungikanya akazaziyobora. Okay nta kibazo ubwo turabyumvikanye mu kanya uze kumpa report kuri email. Byari birenze. Nta birenze. Ariko nicyo ngukundira. Urabizi se? Njye nta nubwo wanandusha amazina kutamenya. Njye ndakurenze. Si ukukubeshya pe. Andi birenze. Sister waretse kunesha umutwe. Stella waretse kunesha umutwe nkikorera akazi. Ese ubundi ko wanze undi mwana? Wowe mwana surimo kuvuga. Joyce. Joyce se. Joyce rero ntabwo nkunda pe. Ahubwo Joyce sinzi mbona nyine ntaza ariko Joyce nkeka ko turi inshuti ntabwo nkanga tu. Ariko njye mbona gukunda nuko mbona utamuha umwana. Karibu. Oh baby ni wewe? Business kwaje kunsura utambwiye. Oya nkore surprise. Karibu. Kisi. Yo, Bimeze bite? shanda byibushye kabisa. Shanda abona neza mwana. Shakazi kamperanye wowe wagira ngo uragasoje. Shange ndagasoje tu. Gasoje nanjye nkavuye Simba mbona mwina sister tuntu muri wose. Manchester wayireye. Shaka match rero umunsi byagoranye akazi kari kenshi ntabwo nagiye kureba match ubu ngubu ariko akanijoro ntabwo karancika tu. Mani ibintu byawe nagahuma muntu. Aseno se ageze ngo wamuhungu we. Aseno sinabonye yagarutse ku mahirwe. Aseno Ukikoresha Facebook se man? Mani nyikoresha gake gashoboka ngiye kwiraho utuntu tw'udukuru nyine bisanzwe tu. uje ujye mu bushuti kuri Facebook akamaze nk'ariko kakana kubwiraga. Ni ridemu rya danje ni ry'Ikigali bro. Nari ubugereye mfite mani planeza. Do akibonye. Kifite bro ni za danje. Do none kuri nyashi. Ntabwo bishoboka bro. Nese uwo mwana n'uw'i Kigali? W'i Kigali pa. Ariko ari ikintu utazi uzi ko iyi foto uri kunyereka n'umukobwa uri kunyereka ari sheri wanjye ma. Agenda nibyo abajene umuntu abavura kandi yifitiye icyana cyane mugatangira mukazana ibyo gufuha uramufuye n'uwasa nyine cyangwa banzu nyumve man banzu nyumve ndakumva yenda kwereka icyana mba narayipofokeye warangiza ukambwira fushe man wanyumvishe no man iri kubikora byataye nubwo ari igitego kimwe ariko icyangombwa na amanota ngahe 3. Karibu. Bro uri hano? None si Joyce ngo usiza yonde. Hasikiye mama n'umutantine. Umeze bite?
sawa tu sawa Amakuru. sawa kabisa Umeze neza? meze neza tu Ko udashaka kunsuhuza? Udashaka kunsuhuza? Si Joy nta nubwo wasuhuza usanze. Ese sheri simbabona ko mumeze neza? None se ko Chris wamusuhuje ntabwo wamubonaga? Reka mbibona ari uko mukozeho. So. Ariko mama yarambwiye ngo ninjira hano bikomeye nzararame ndebe hejuru Imana yanjye izaza kuntabara. Baby, reka njye mu rugo urabona ko Joyce yasize mama mu rugo kandi nzi neza ko mama afite irungu. Ntabwo uransiga ndaguherekeza nta kibazo. Okay. Chris, reka ngende njye kureba mama ngiye no kuruhuka ndebe ko nawe muganiriza. Okay, gerayo mana ariko nimugoroba uze kumpamagara turebe nyine ko twajya kurebera match. Noneho turabica noneho. Ntacyo turareba. Niyo byasaba kubyumva. Iyi misozi yose ubona yahinduka ubutayu. Kubyumva? Genda kubwiza kuri wowe nta nubwo wandushye. Tuyipinge. Akira. Tuzabireba. Ase Chris ibyo nkora ni ibiki koko? Bikize kandi. Sorry. Urabizi nyine baby twakuranye. Ndakeye kuranzi neza nyine ibintu bya telefone cyane ntabwo nkunda kubikoresha cyane kumba mpuze mu kazi. Nyine biba bigoye ariko nyine urabizi iyo nabonye akanya ndakwitaba nuko bimeze. Ko ntabwo wamagaye kuri telefone se numvaze byagenze gute? Niriwe mu kazi cyane na n'ubusanze ndi ku mashini. Niriwe ndi mu kazi cyane telefone nibwo nyifashe niriwe ndi busy cyane. Tuvuga akazi gatuma mburira umwanya. Ntabwo nakuburira umwanya ariko nyine nanone telefone nimba tutari kumwe se numva nabigenza gute telefone nayo nayijugunye ntabwo nari ndi kumwe nayo. Siko nagize umuntu kubyanga. Wapi tu wapi. Mana yanjye koko wambabara ukanaba. Yo mama, Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Yego nitwa Ariya nanutse mu cyaro. Naje nawe mu gihe ushaka akazi. None rero aho nari ngiye gushaka akazi ntabwo mazi no kugenda gutyo nayo mbonye nte nabona ahantu ho kurara. Nta kurambara ukamfasha ukajya kunshumbikira nijoro rimwe ryonyine. Ase Chris ntabwo ubona ko ngukunda. Naribona gute se? Nisi kitabona niki? Ubona ko nambara rinete basanga ntabona neza. Iyo mpamvu Sikure. Urebe neza. Nzikuyemo noneho n'akantu ndeba cyane uko ndeba byaba bihagaze. None ubu sinabona nakubuze sinabona no kubona. Ariko ubona urukumbona. Ubundi kukubona. Nyine ikintu nshaka kubwira no ngukunda. Ibyo rero umva twarakuranye. Ubona bimbwira nge bese urukundo nkunda ni nk'ukunda sister wawe ni nk'ukunda abandi cyangwa Nashaka ko wambera boyfriend akubera girlfriend. Shida. Ko byaba bikomeye. Tese. Joyce reka nkubwire. Umukobwa mwiza pe mbishukuri to be honest umukobwa mwiza nyine umusore wose yakwifuza nyine gutereta cyangwa se yaterwa ishema no kuba nyine wawe girlfriend. Gusa nyine uri wa mukobwa ukeneye kia nyinshi nyine kukwitaho cyane ngaho tuvuga n'inshuro 7 ku munsi message nk'icyatanu kuri WhatsApp cyangwa se kuri short message sender kandi ngimba ndi mu kazi cyane ibyo ntabwo bisinzi ntabwo byakora. Gusa nyine twabiganiraho bikagenda neza. Sasa ko ngeze muri quartier zo kwa Sheri wamuhamagarara hajya kumwirebera ko mukumbuye. Mbere ko zacamo. Bro, uwo mukobwa uri kunyereka ni umushere wanjye turakundana ndetse byadanje ma. Man, wowe ntabwo nakurebesha amaso yanjye bro rukunyicira amaso. Ngenda kwereka idemu mba naripofakeye ukazana ubwo burenge bwawe no gucucu. Uri murambwira ati kucyana cyanjye man. Komeza upofoke icyonzi cyo nuko uyu ni umushere wanjye man dukundana byadanje. Iyo sura yawe none yakundana n'umukobwa nk'uyu nguyu. Joy bundi reka nkubwize ukuri. Njyewe twabiganira ahubwo ushaka message zingahe ku munsi ariko okay twabiganira basi nta kibazo ninjoro rikuze kumpamagara
reka nkomeze akazi uze kumpamagara deni ubundi turaza kubiganira sibyo? ese waretse guha akazi umwanya kundusha? nyine urumva akazi urumva ninjye ukurikirana business zose za mama na papa urumva unaviriye kwiga muri Amerika muri state nigagamo ibintu byose batoza kuba nyine ibintu byose bikaba biri on time so rero reka manze nsoze taza guhamagara none bishaka ngiye twanasohoka tukareba tujya kuganira icyo bitwaye sheri ko nari ndi muri quartier ziwanyu waburiye ko nkumbuye ngo nkurebe uri muri ghetto shaka ntabwo nshaka gusura umuhungu muri ghetto tutarabana kuba dukundana turakundana ariko ntabwo naza muri ghetto y'abahungu tutarabana. none se kumbwiye ngo wari uri mugenda ushaka akazi aho wari ugiye kugashaka urahazi? oya mama ni gupfa kugenda gutyo biraho ntabwo nabona ahantu ngiye. ibi rero noneho reka ngende usige mu kazi kawe. Okay, nta kibazo. So bye rero. Yes. Yo ndumva ubabaje disi. None se iyi Bibiliya wayikuye he basi? Yego muze musanzwe rero nge nsanzwe nsenga ubwo najya nyikoresha mu rugo ariko mama wanjye yarambwiye ati ninza no mu cyaro byayizanye kubera ko ninzajya nyine mpura n'ibibazo nabuze ibyiringiro nyine ngenda arama ndebe hejuru none Imana yanjye izagera aza kuntabara none Imana yanjye nayibonye koko ikunyerekejeho. Imana ihabwe icyubahiro ndumva ufite no kwizera disi. Yego kwizera kwawe kurarema kuri Imana akibitabigenje. Amen amen. Twamwe umuntu nkawe gira neza kankoye ku muhanda. Bro ibya kantu kisura ariko nawe kari ngombwa urashaka kuntoca ringa ariko nyine ntari Imana icyo ndi kukubwira ndi kukubwiza ukuri nk'umujene wanjye uyu mukobwa turakundana ndakubwira nonye ngo proof yuko mu minsi ibiri ishize twari turi kumwe mwana nyine ntushaka kubyizera ariko uyu mwana ntago ari uw'i Kigali yarakubeshye uyu mwana ni uw'inaha Musanze mwana ibintu byo kumwe ngo Kigali sarayiza ahubwo ayigeramo kangahe umva nanga nkahura nazo nkazitora mu myenda ndakwiyemye kuri uyu mukobwa. Bimeze bite muhungu wanjye? Mama ndabyibushe ahubwo uyu wa mukozi wagiye gusura iwabo mu cyaro w'umukozi wacu. Yego bamaze kumpamagara arambwira ngo ntabwo azagaruka ngo yabonye akandi kazi keza yadushimiye ukuntu twamubereye imfura ukuntu twamubereye umuntu mwiza ngo azajya araza kudusura nyine ngo yaruhutse ariko ngo nyine ngo ntazagaruka ngo dushake undi mukozi. Ese nta kibazo hari none nari maze guhura nawe warushaka nawe akazi nari maze kumwemerera icumbi ubwo ndumva namuzana mu rugo nta kibazo umuhungu wa duhuye afite na Bibiliya nawe kandi urabizi ko natwe dutunzwe no gusenga ubwo rero ambwiye amakuru ye numva ni umwana w'Imana nubwo yahuye n'ibimuyobeye numva namuzana mu rugo nta kibazo ndumva ngiye kumuzana mu rugo. Amen amen akamuzane mu rugo ahubwo nawe umurebe. Ntiwaza nuko ari muri ghetto kandi ntabwo najya muri ghetto z'abahungu. Muri centre nta kibazo tuhahuriye muri centre ariko atari muri ghetto. Ndagukunda. Ngira nyine bivuge ese ko mbona ufite isoni bimeze gute? Oya nta soni ahubwo nuko ndi kubona amasaha yampaye kandi rero uko nataha ese wataha nonaha koko tuvugishije ukuri? Aya tewe ndi kubona utashye vuba pe. Burije okay ngaho nsezera basi. Nanjye mba ndi gukora sheri arankunda
narangiza nkajya no muri biriya bintu si ubu koko mubwira ko ntajya muri geto nasanga narabaye umugore kera ngomba kwisubira ajye kumureba kanya nakuraburaga nk'iniga yanjye utangiye kubintukiramo ariko kiriya cyane ni iki nayo Musanze gisi ko cyitwa na Diane mwana ongera ukireba ariko ngo Diane genda uramunyereka ku ifoto kandi jya muzi face to face mwana tete vide bro tete vide reba kino cyana bro jewe uri kunyereka ifoto bakita Alice papa yitwa Alice Alice papa nabubwiye ngo yitwa Diane umuzi ku mafoto jya turazinanye mbona nkubone turakunda aho utatekereza neza ngiye reba icyangwe mpagaze bro reba uhoraze wiyambarishwe tuno dutise ugiye gutereta icyana cyo mu ngagara ibi byarahombye ngo Mbappe bro Mbappe bro nta byahara amateka Vini bro Vini biba byarahombye wajya guteretesha umukobwa ukajyana kana gashatu ukajyana reba inkweto bro wajya nizo muri Amerika kwanza mubwire nubwo nanagana abantu ntigenda man nyamwanga kumva nyanze no kubona bro nyamwanga kumva nyanze no kubona comoka man igenda ntari